ntabwo Imana yamburira igisubizo. Ntabwo yakibura nyine niyo mahirwe. Ikibazo nayibaza impamvu ntegeze mbona mama wanjye wambyaye. Basi. Ongera nkayibaza impamvu ntegeze ngira musaza wanjye tuva indimwe. Ibyo nayibaza. Nayibaza impamvu ntegeze ngira musaza wanjye nkanayibaza impamvu ntegeze mbona ntarezwe na mama wanjye cyangwa nigeze mbona mama wanjye wambyaye. Yes we turayiko turakubaje nubwo tuzakuru tutari ibyo bibazo byo nayibaza. Kuyisaba wayisaba iki? Icyo nayisaba yewe umuntu njya numva nkavuga ni uyu muntu duhuye tugasengana nafashwa nkumva nakumva wenda mfashijwe nkumva mbega birandyoheye cyane. Arahari ni umumama umwe w'i Burundi. Denise NKURUNZIZA. Uriya mupasiteri ndamukunda cyane. Ari ukuntu njyewe iyo yigisha akunda kwigisha nkumva nk'ibintu bimfashe nyine kwa kundi twavuze ngo iyo Imana ivuze urabimenya. Umumama wambaye neza cyane muramubona nko kameramana aza kundera mugaragaze wese uko yambaye. Yambaye nyine nk'umuntu uvuye w'umukamuforomo kubera turi mu gihe cy'imbeho atagira baza kubyibazaho ndabazi ni kubera imbeho nanjye undebye uko nambaye nenda kumeranya. Turi kuri Baoba Hotel n'ubundi ni ya hoteli nziza dukunda kubabwira, ni hoteli y'icyitegererezo, ni hoteli bifite amashambure meza, ni hoteli ifite amajaride, ifite amasare meza aberamo ibintu bitandukanye yabo ubukwe, inama n'ibindi byose, ndetse ni hoteli nyine iri ahantu heza kandi hatuje, ni ahantu wasohokanira n'umuntu mukaganira akahagurira inkoko dore ko bazikotsa ibintu byinshi maze umukiyishyurira. Ni ibintu byiza cyane rero. Reka rero tuvuge ngo Baoba Hotel nayo idutiza aho dukorera tukagenda duhaterera imbere tukagenda batubera abafatanyabikorwa beza. Nabo ntabwo twabura kubashima cyane nkuko nyine muri kugenda mubibona mwaya mashusho. Ni hoteli nziza nkuko mubiruzi. Niwe tugiye kuganira nukurikira neza ikiganiro turi bugirane. Ndabizi neza kutari buze kubihomberamo. Alvera nikaze cyane n'ubundi kuyoboka Imana TV. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Wambaye neza nicyo cyambere nabanza kukubwira. Urakoze cyane. Wagira ngo uvuye mu matora ya Trump cyangwa ya John Biden. Oya. Uri gufana nde muri bariya? Ntabwo mbazi. Noneho n'amatora yo muri Amerika ntabwo uzi ko ari kuba. Ndabizi ko ariko ntabwo mbazi. Ntabwo ndi gufana. Yego. Okay. Utsinda wese urabyemera. Imana iri bwemerere kuyobora abandi abari gutorwa. Imvuze ngo urabyemera nkaho nge ndi bubyange nubwo ndi gufana ntuza. Okay, ni byiza cyane rero. Uko wabuze umaze iminsi uba hehe? Nari mpari cyane. Ko wabuze abantu bakunyishyuzaga, Alvera ko yaje atubwira ibintu bikomeye, yari yatinyutse kuvuga ibintu bikomeye bitinywa n'abantu benshi, ariko warangije baramukanze. Byagenze gute ko yahise yabura? Babimbazaga none sobanura aho waruri. Oya nta muntu wankanga. Nari mpari. Nari mugiye mu bindi bisanzwe ariko nta muntu wankanga. By'umurimo w'Imana. Nta n'umuntu wambuza kuvuga. Waruri gusenga. Byinshi. Nawe uri umwinginzi. N'ubuzima busanzwe. Uri umwinginzi, uri umuhanuzi, ukora iki mu nzu y'Imana harya? Uraririmba byo birazwi, indirimbo nziza. Ngira ngo ni no mu byo wari uhigiye mushobora kuba uri mu nganzo kuko nigeze nkunyura uri gukora amashusho y'indirimbo wenda turi buze kubigarukaho. Ariko mu buzima busanzwe nawe urahanura harya cyangwa uringinga? Byose ngira ngo biri ibintu biba bifite aho bihuriye. Ntabwo ndi bugusubize ngo ndahanura harya ngo cyangwa ndinginga, ntabwo ndi bugusubize. Ndi umuntu w'Imana. Uri umuntu w'Imana. Yego. Ukaba umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yego. Niwo muri mukora. Ntabwo uri umunyamasengesho. Ndi umunyamasengesho. Okay. Nibyo nyanjye navugaga nyine. Uratangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira. Amazina yanjye nitwa Uzayisenga Alvera.
Uzwi ku izina rya Mama Elsie. Mama Elsie. Arakoze cyane. Okay. Mwamwumvishe rero tugiye kubana nyine ni Alvera, ntabwo ari mushyashya kuyoboka Mana, gusa nuko urugo rugiye rutakwisenga umushyitsi burya ngo ntabwo ruba ruguhaye cyubahiro. Reka n'ubundi tumwakire nyine nka hari mushyashya kugira ngo yisange neza kwiyoboka Mana. Uku kandi tumusuhuje, reka bariko dusuhuza abantu bose bari hirya no hino mu ntara zitandukanye. Reka duhere mu burengerazuba hariya za Rusizi na za Nyamasheke, za Karongi hariya tukazamuka n'itundi turere dutandukanye cyane. Abantu baho bakunda kuvuga ngo nagende kagusuhuza intara y'uburengerazuba ngahubwo ngapresiza nkumva kurondora uturere sinabivamo cyo koza birusizi bo by'umwihariko ni Nyamasheke. Reka bo mbasuhuze rwose mvuga uturere abantu bari mu masantre atandukanye, mu mujyi wa Kamembe hariya, mu Burunga kuri ADPR Igihundwe hariya n'ahandi henshi cyane, tukagenda Igisenyi hariya mu mujyi, mu madini n'amatorero atandukanye ari mu Gisenyi, afite abakunzi benshi kuyoboka Mana TV badukurikira bakabitwereka. Harimo za Restoration, harimo Zelafati Holy Church ya Bishop Harerimana Jean Bosco n'umushumba w'umunyabitangaza ukoreshwa n'Imana ibintu bikomeye, n'abandi bantu benshi batandukanye. Mwese reka dutangire tubasuhuza, tuve mu burengerazuba tujye mu ntara y'Iburasirazuba, noneho ni Kibungo hariya dusuhuza y'abantu batandukanye, dusuhuza yo Kayitare Pasteur hariya Kabarondo, afite shene yivuga butumwa yitwa hariya ngo ikira, yitwa ngo ikibara shene ya Kayitare harya yitwa ibihumuriza ibihumbi. Yes, ibihumuriza ibihumbi. Tumusuhuze dusuze Bishop Gatera n'abandi mwese mu ntara y'Iburasirazuba. Tujye mu majyepfo n'amajyaruguru tukaza no mu mujyi wa Kigali ho birumvikana duhafite abantu benshi cyane baba batwereka yuko badukurikiye, tugasuhuza abashumba, tugasuhuzayo abahanuzi bose yaba arabukuri ndetse n'abibinyoma, kuko nabo nabantu nyine namwe turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ariko abibinyoma bo tubasaba nyabona ati nimuhindukire rwose, dore igihe tugezemo nicyo gukorera Imana umuntu akiranuka neza cyane. Yes, Alvera umeze neza rero? Meze neza, ariko hari abantu nanjye tansurishe. Abantu tasuhuje. Bisuhurize rero ni bandabo. Ndasuhuza nanjye abantu bari Rusizi, Kamembe, ndasuhuza abantu bari Murangi, ndasuhuza abantu bari mu Ruru badukurikiranye, harimo Cyangugu, ndasuhuza abantu by'umwihariko bari Gashonga, Mushaka, Nzahaha, Bugarama, Nyakabuye. Abo bantu nziko bakurikira iyoboka Mana cyane, bagiye bambwira ko bankurikiye. Bose ndabasuhuza. Abakongomani b'Ibukavu naho n'ingoma baradukurikiye Ikinyarwanda, ndabasuhuza. Abari hakurya y'Igashonga Inyangezi bumva Ikinyarwanda ndabasuhuje cyane. N'abandi ndasuhuza by'umwihariko abantu b'Igisagara iwacu. Iwacu bazi buze kunkurikira. Burya uri Gisagara mama. Okay, mwabyumvishe rero. Alvera ndasuhuza abantu benshi muri diaspora rero. Noneho sasa rero ni mu bihugu bitandukanye by'umugabane wa Afrika, hari abantu batandukanye cyane. Reka tujye hakurya mu gihugu cy'i Burundi, mu mujyi wa Bujumbura na za Gitega iyo na za Muyinga. Dufite abantu benshi cyane badukurikira bakabitwereka, bakunda ijambo ry'Imana rinyura kuyoboka Mana TV. Abarundi mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu, tuvuga ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Tukagenda rero mu bindi bihugu bitandukanye nyine by'umugabane wa Afrika, ahari abantu bumva runo rurimi tuvuga, ndetse tukambuka tukajya mu bindi bihugu, tukagenda muri Canada, tukajya muri Amerika, tukajya muri Australia no muri Oceania, tukajya muri Aziya, twarangiza maze tukajya muri Europe tugasuhuzayo Harerimana Felix na Evangelize Le Monde TV ni shene yivuga butumwa binyuraho ibintu byinshi bitandukanye. Tugasuhuzayo n'abandi bantu benshi badukurikira basengera muri Serire de Prière hariya nyine Strasbourg. Mwese tubasuhuze cyane. Tukagenda zana muri tugasuhuza y'abakristo baho ba Clementine n'umutware we n'abandi bantu ba papa zabe na mama zabe n'abandi benshi cyane. Mana yanjye narondora bigacira kera. Mwese nabo ntavuze mu mazina, mwumve yuko iyoboka Mana TV tubakunda cyane. Iyo mutwereka yuko mudukurikira rwose biradufasha cyane. Ngira ngo abo muri diaspora nawe ubasuhuze, abasigaye muziranye nawe urabasuhuje. Ndasuhuza abasaza basengera muri ADPR y'u Burundi, abantu bita Ngozi. Yes, banyandikiye bankunda cyane, bajya bansengera cyane. Wow, turabasuhuje. Ndasuhuza umumama uba muri Mozambique, wamenyeye kuyoboka Mana kankunda cyane, ajya nsengera cyane.
witwa Mukamazimpaka ndamusuhuje cyane okay n'abandi mu bihugu bitandukanye bari ku isi yose turabasuhuje mu izina rya Yesu. ubundi iyo umuntu ashaka yuko musuhuza mwatura izina rye aranyandikira yes kubera ko tuba twandikirwa n'abantu benshi ntabwo amazina yawe tuba tuyibuka ariko iyo umuntu akubwira ati nanjye uzansuhuze mperereye aha ngaha urumva uhita ubishyira hatansi y'ubundi ukaza kumusuhuza rero. Yes, Alvera reka tuganire rero mu kanya nari mvuze ngo ndasuhuza abakozi b'Imana batandukanye ngasuhuza abahanuzi b'ukuri ariko ndangije ndavuga ngo ndasuhuza ngo nabi binyoma. Kuvuga ko nsuhuza binyoma so kuvuga yuko mbashyigikiye ariko buriya Alvera wemera yuko abahanuzi b'inyoma nawe babaho buriya cyangwa n'ibyo abantu bato batwivugira wenda ku giti cyanjye ku giti cyanjye ntabwo ndahura n'abahanuzi b'ibinyoma ntabwo ndahura n'abahanuzi b'ibinyoma ariko hari ikintu kimwe njya nibaza mbere yuko aba umuhanuzi w'ibinyoma aba yarabanje kuba umuhanuzi w'Imana akavangirwa. Birashoboka ashobora guhamagarwa ari umuhanuzi uhanura ibinyoma diregita agahita byinjiramo ariko ashobora nanjye ngo no guhamagarwa nta muhamagaro wo guhanura ibinyoma ubaho ashobora kwihamagara ahubwo reka bariko ari wenda bari byo nkoresha kugira ngo abantu babyumve ashobora kwihamagara agahita yiyinjiza mu buhanuzi bwo guhanura ibintu by'ubunyoma ashobora no kuba yarabaye umuhanuzi w'ukuri inyuma akaza kuvangirwa akajya none hagira ute ahanura ibinyoma niko mbitekereza. Okay, abo bahanuzi b'ibinyoma niba bahari bisubireho Imana ibagirire imbabazi kubera ko muri uyu murimo w'Imana hari abantu Imana yahamagaye bajyana mu nzu yabo irabakoresha hari n'abandi bantu babikunze barabikora hari abantu bibishimwe imihamagaro bajya muri korali cyangwa abona korali rimba neza kuko neza ajya muri korali njye nyihagararamo nyiririmbemo ariko hari n'abandi Imana yahamagariye kuririmba. Rero abo bantu njye ntabwo ndababona ntabwo nkunda guhura nabo ariko niba bahari twabasengera Imana twabasabira ku Mana ikabahindukiza kugira ngo batazabura ubugingo. Iyo uvuze yuko utarigera uhura n'umuhanuzi w'ibinyoma no kuvuga yuko ibintu byose abantu baguhanuriye cyangwa bakubwiye bavuga ko ari Imana ibivuze byose n'ukuri ubyemera nk'ukuri nk'ibizasohora cyangwa ibyarasohoye byose ku buryo uvuga ati reka ati ngewe tishwi aho nasengeye ndabizi ko uri umunyabutayu wakunze gusengera ahantu hatandukanye mu aho ujya henshi mu byuma n'ahandi henshi hatandukanye ati ntabwo ngewe abahanuzi b'ibinyoma ngewe ntabwo ndahura nabo dore ndarengana rwose. Ni ukuvuga ko ibintu byose utunze muri agenda y'ubuhanuzi ubyemera nk'ibizasohora cyangwa byarasohoye. Jo kambanzo ndavuze ku bandi ndigarukeho. Yego, hari igihe umuntu akubwira ngo nahuye n'abahanuzi b'ibinyoma barambeshya barandya amafaranga baranyiskuruka ati rwose maze imyaka myinshi narahangayitse kubera abahanuzi b'ibinyoma. Jewe biriya bintu rero ntabwo njya mbyemera mva impamvu ntajya mbyemera. Ubundi wowe ubwawe mbere yuko abahanuzi uhura n'abahanuzi 20-50 bakakwica kugira igihe ubuzima bwawe wumva ko imyaka wese wamaze wahuraga n'abahanuzi bakubeshya ubanyute n'Imana wowe usabana ute n'Imana ubundi Imana yemera gute ko abahanuzi bakuzaho bakakurya utwawe bakakubeshya ubanye neza nayo ubwo wabubanye neza n'Imana ikaguteza abo bajura ni gute wabubanye neza n'Imana mufitanye ubusabane ikaguteza abo bajura. Je ntabwo njya numvikanye neza n'abantu bavuga ngo barahanuzi ngo baranyiskurutse ngo yantetseho umutwe ngo yarambwiye ngo reka ngo yaje mu rugo ngo abonye ngo intebe zanjye ari nziza ngo aravuga ngo reka ngo Imana iravuze ngo ninzimuhe ngo mpamagara imodoka ngo irazimupakirira ngo irazijyana. Iyo Mana yabonye ko uwo muhanuzi ari buzi kandi yararebaga byanze bikunze Imana yararebaga yari zikazaza. Ni gute wari ufitanye ubusabane n'Imana ikamara icyumweru itarakuburira ko ugiye kwinjirirwa n'umujura. Abantu nibajye bagenzura ubusabane bwabo n'Imana bari uburyo babanye n'Imana bareke kwitakana ibindi byago byabateye Satani abohereje cyangwa bivuye kwa Satani bitewe wenda nuko barangaye. Yego ubundi ntabwo wavuga ngo nahuye ngo n'abahanuzi uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu ngo ibintu bambwiye wowe n'umutima wawe neza iyo ubanye n'Imana neza uyu uganiriye n'Imana ubundi Imana ivuze urabimenya. Jo Imana
iyo uvuganye nayo urabimenya ni nk'uko urota inzozi ukavuga ngo izi nzozi ndose hari ikintu zishatse kuvuga hari igihe urota inzozi ukavuga ngo izi ni inzozi z'umuruho wenda z'ibyo niriwemo zivangavanze ariko hari inzozi urota ukavuga ngo Imana iransuye hari ikintu inyeretse hari ikintu iri kumburiraho cyangwa se ndose runaka hari ikintu Imana iri kumburiraho kanze mubwiriza inzozi kugira ngo abe maso ikindi kintu iyo uhagurutse ukavuga ngo ngiye kumuhanuzi umuhanuzi akaguhanurira ibintu ukabyemera ukiricaye aho ngaho ukabyemera ukumva nibyo rwose ukabyizera ugahaguruka ukagenda hagati y'aho hantu baguhanuriye uri n'umusozi ugiye guturaho n'umusozi Imana izagusubirizaho wowe witwara ute ubusabane bwawe n'Imana buba bumeze bute kubera ko Imana iyo ikubwiye isezerano ni ikintu gikomeye ni ikintu uba ugomba kurinda byanze bikunze niba Imana ikubwira ikintu uragiceceka we cya mbere muri wowe ntabwo uba ugomba kukivuga noneho ikindi uragisengera ukakibera amaso rero hari igihe ujya kumuhanuza akaguhanurira ikintu akakubwira ngo wenda urugero sibyo bizagenda gutya na gutya noneho ugahita ugenda ugaterera aho ngaho ukabaterera iyo ngiyo ukigira no mu byawe bya bindi uzi nyine by'ibyaha nyine ukava mu buntu bw'Imana ntubere maso icyo Imana yavuze urugero Imana ishobora kukubwira ngo ngiye kugukorera ubukwe none Imana abwira ngo ngiye kugukorera ubukwe wenda kabwira ngo muri uriya mwaka nzagutabara nzagukorera ubukwe noneho ukavuga ngo Imana yabivuze izabikora wowe ukagenda ukaba umukobwa urugero w'indangare ukasama nyine ukarangara noneho bwabo kwabona umwaka ushize utabonye fiance ugatangira kwitotomba Imana yabarukoreye irabeshya abahanuzi n'ababeshyi barambeshye tudahe n'uwo nagiye arambwira ngo nzakora ubukwe umwaka utaha kandi byonyine wirirwa uhagaze hari nta n'imyitwarire myiza ufite sibyo n'abasore bari kukureba bari kubona nyine nta mico myiza ufite utavamo umugore wo mu rugo noneho ugatangira ukitotomba ugatangira gutuka Imana mu mutima ugatangira kurenganya abantu bakubwiye babahanuzi baguhanuriye ukabita abanyabinyoma kandi ikibazo ni wowe kiriho noneho ukaba watinda kuri uwo musozi wo kwizengurukaho ugatangira ukarwana nturebe urugendo rwo kuva ku muhanuzi naho wagiye kuba n'umusozi Imana ari kuzagutabariraho ngo ubanze urebe hagati aho ngaho witwaye gute yego birumvikana cyane kandi koko hari kera nkiririmba nanjye nagezemo muririmbyi kera hari indirimbo nari narahimbye ivuga ngo Imana ntishobora kubeshya umwana w'umuntu yari ifite igitero kimwe cyavugaga ngo hari Imana iha amasezerano bakagereka akaguru ku kandi bakagenda bakadamarara ntibamenye yuko isezerano ry'Imana ribagarirwa no gusenga no gukiranuka no kwizera ko yabivuze itazabura kubikora urumva hari uruhare rwa muntu Imana itanze isezerano kugira ngo risohore ribagarirwa no gusenga gukiranuka no kwizera ko yabivuze ari Imana itabeshya itazabura kubisohoza ni igitero cy'iyo ndirimbo nyine naririmbaga gutya icyo gihe nyine kera nkiririmba ntarajya mu bindi ngo ntabwo nabivuyemo wenda bizaza ariko ngira ngo aho nshakiye umudamu w'umuririmbyi niwe nabihariye cyane kubera ko gufatanya itangazamakuru no kuririmba ntabwo ari ibintu byoroshye noneho Alvera hari ikintu wakomojeho mu kanya nakubajije ngo ubuhanuzi bwose baguhanuriye n'ubwo ukuri mbere y'uko unsubiza urambwira ngo buretse mvuga abandi ndigarukaho jya wansubiza icyo kibazo cyanjye sasa rero iyo uvuga ngo ngewe sindahura n'abahanuzi b'ibinyoma ubwo ni cya kibazo ngaruye n'ubundi kuko ntabwo wagisubije kandi burya abantu bari kureba ikiganiro bari kugenda bumva ingingo ku yindi ntabwo bakwibagirwa ko wari uvuze ngo reka ubanze uvuge ku bandi wiyizeho noneho byawa kwigarukaho sasa unsubiza rero yewe rero natangiye ibintu byo gusenga no guhura n'ubuhanuzi ndi muto cyane ibintu byinshi Imana yavuze nabirebesheje amaso yanjye ndi mu bantu bariye ibiryo by'Imana bakambara imyenda yayo igakoresha amaboko akomeye cyane kugira ngo bakure cyangwa babeho nta babyeyi ureba hano nta muryango ureba ariko imbaraga z'Imana no kuyimenya bikagutunga bikakurera bikagukuza rero icyo kintu ntabwo navuga ngo abahanuzi ngo barabeshya oya njyewe ntabwo abahanuzi babeshya niba n'ababeshya babaho cyangwa abateka mutwe babaho ku bw'indamu zabo ariko abakozi b'Imana
cyangwa abantu Imana yahamagaye bagahanura, akenshi ntago bajye bagira amakosa mu buhanuzi duhanurirwa. ubwacu twahanuriwe, nitwe tugira amakosa mu buhanuzi twahanuriwe. none ushatse kuvuga yuko nta bahanuzi b'inyuma babaho nyine bavuga ibintu bakavuga ko ari Imana ibivuze atari yo? Akenshi ntabwo umuhanuzi yaza ngo akubwire ngo Jo ugiye gupfa, uzapfa, atari Imana ibimubwiye. N'urugero sibyo, wenda ashobora kuza akakubwira ngo Jo neretswe cyangwa se neretswe umpa amafaranga nishyura inzu. Urugero, neretswe umpa amafaranga nishyura inzu. None we kubikubwira hari intege nke zijya zataka abantu, kandi nubwo ari abahanuzi ari n'abakozi b'Imana n'abantu sibyo. Wenda nyirinza ari kumusohora mu nzu akabura kuntu abigenza. Bano bantu basenga akenshi cyane baba muri ibintu byo gusenga gusa nta kindi kintu bakora, bagira ubuzima kenshi butari bwiza, aribwo bujya butuma bagira intege nkeya zo kwinjira muri ibyo bintu bituma bitwa wenda urugero abisikoro. Hari abisikoro kabyo ari nk'ingeso, atari uko yabuze n'ibyo arya cyangwa ibyo agaburira abana biwe, ariko akumva afite uwo mwuka ukamwataka ukamutera, ariko usuka ataba ari umuhanuzi. Bari abantu bari abakozi b'Imana, ahubwo kubera ko iyi si turimo turwana na Satani n'indi myuka myinshi ibiri ahantu hatagaragara, hari igihe yataka umuntu, ariko njye numva icyiza atari kubacira urubanza cyangwa umuntu atora amabuye abatere, ahubwo ubonye umuntu aje akakubwira ngo mpaye amafaranga niko Imana ivuze, cyangwa nguriza aya mafaranga, unabona neza ko atazakunerwa, kuko abenshi bagwa mu mutego wo kuguza. Ukaza akakubwira ati nguriza 100,000, ngize ikibazo, umugore wanjye yarwaye, abana banjye barwaye, cyangwa se umugabo cyangwa ibi n'ibi, noneho ukayamuguriza. Noneho kandi ukayamuguriza ubona ko kuva ari umuhanuzi ari marayika, ukirengagiza ko nta kazi afite, nta n'aho azayakura. Noneho yayaburaho kugira ngo unafate imbabazi wowe umubabarire, aho ugatangira ukamwita iki, umwisikura. Rero aba bahanuzi, abantu bavuga ngo n'abahanuzi b'ibinyoma, njyewe nta muntu wamanuriye ibintu ngo mbe njya mushyiraho urubanza. N'icyo umuntu aba yarambwiye ntigisohore, akenshi nkunda gutekereza hagati y'uko akimbwiye n'umusozi nabayeho. Naho narindi ngatekereza hagati aho ngaho, nkavuga nti se koko biriya bintu yambwiye nabibereye maso, ese koko narabisengeye, ese koko naragiye ndongera ninginga Imana ndayibaza nti koko niwe wavuganye nanjye iranyemerera. Ese okay, uvuze ku byo kwinginga Imana, ubundi nta rwego buriya abahanurirwa bashobora kugeraho ku buryo umuntu naguhanurira ibintu akubeshya wabimenya? Umutima wawe n'Imana yawe byaguhamiririza ko ibi ubuhanuzi wakiriye ari ubw'ukuri cyangwa ari ubupfuye? Jo nakubwiye ngo gene neza gusenga iwanyu mu rugo, urabizi ndi umwana mutoya iriya mukiba mu rukuto sibyo. Nakubwiye ngo iyi Imana yo mu ijuru iyivuze yuvuganye nayo urabimenya cyane, kandi iyo umuntu aguhanuriye ibintu atari Imana ivuze nabwo urabimenya. Ntabwo Imana yavuga, iyo Imana ivuze uhinda umushyitsi. Niba umuntu yaguhanurira avuga ngo Imana iravuze, ntuhinde umushyitsi, umutima wawe ntunyeganyege, ntugire ikintu wumva muri wowe gihindutse. Ntabwo uvuganye n'Imana, ntibakakubeshye, ntabwo uvuganye. Iyo Imana ivuze urabimenya, iyo Imana ivuze urabimenya. Wowe ubwawe niyo waba uri umusilamu bakakubwira ngo Imana iravuze, yari yivuze urabimenya. Rero ntibazakubeshye ngo umuntu ngo bamuhanuriye ngo byagenze gute, ngo nahuye n'abahanuzi 20 ngo 50 ngo barampanurira barambeshya. Ese bundi baguhanuriye iki? Ese bundi wari ugiye guhanuza iki? Ese ikintu wari ugiye guhanuza neza wizeye neza ko icyo kintu Imana yarakigushakagaho? Hari abamama benshi cyangwa abakobwa benshi bajya guhanuza bakavuga ngo kubera ko nganira n'umusore runaka reka nzinge guhanuza numve neza kariwe tuzabana, akagenda hafi no gusunika umuhanuzi ngo abihanure ngo kari bazabana ko amwumvira amarangamutima amukunda. Wowe ushobora no gutera umuhanuzi kukuvangirirwaho kubera ko hari umuntu ugenda akagenda akicara imbere y'umuhanuzi ngo mfite umusore turi gukundana ngo ariko arangerageza ngo ndamuhamagara ntanyitabe, tayari wamuvangira. Nataguhanurira nakubwira atari kuwo musore nta nubwo muzanabanura atamutuka, turiya ntabwo yerekwa ntabona yaravangiwe. Ntabwo nakubwira mbese ukumva ko abantu baguhanuriye, nakubwira ngo komeza usenge cyane ngo ndabona muzabana, ugende wishimye ngo muzabana. Ubwo se kuko n'Imana ibibivuze ntabwo ari cyo. Aba bantu mbere yo kuvuga ngo Imana yavuze, menye neza ngo yavuze, wavuganye nayo, ubanze wowe ubyiyumvemo mu mitsi yawe no mu maraso no mu mutima wawe n'ubwenge
ubwenge bwawe umenye ngo Imana iravuze. Ariko abantu bareke kurirwa batuka abantu ngo barababeshye ngo n'abahanuzi b'ibinyoma, igihe baba barabaye ab'ibinyoma kubera ko ari wowe bavangiye, kubera ari wowe bavangiye n'ibyifuzo wanateruye ubashyira bidashinga bitabyina. mbese ni wenda ahangaha isomo ririmo nuko abantu bahanurirwa bari bakwiye kumenya kugerageza gucunga niba nta ruhare bagize mu gutuma ababahanurira babavangirirwaho. Nyuma yo guhanurirwa cunga umusozi utuyeho, cunga inzira unyuramo, kuko noneho iyo baguhanuriye ubu uhita ubona neza imbere yawe hari umuhanda uharuye, ariko ukirengagiza ko nutandukana n'aho hantu uhanuriwe umaze kwakira ubwo buhanuzi ugiye kunyura mu ishyamba ry'ikibira. Rero abantu benshi bagwa muri rya shyamba ry'ikibira, none iyo amaze kurigwamo aravuga ngo bahanutse ngo barambeshye, ngo Imana ngo ntabwo yari kubivuga ngo ireke kubikora, ngo Imana ni ukuri, ngo Imana irangerageje ngo kubona ngo imbwira ngo nzabana na runaka ngo tukaba tutabanye, ngo ni ukuri ngo irangerageje. Igize ite? Irakugerageje. Imana igize ite? Irakugerageje. Irakugerageje koko. Ubwo se ngewe ntabwo mba mbyumva neza. Abantu rero bareke gutuka Imana, bareke no gutuka abandi. Ba maso ucunga izamu ryawe, wacunga izamu ryawe neza, wabaye maso. Sina ngombwa ko nicara ngo ntegereze ngo George araje amanurire. Imana ifite isambu nini, kandi buri muntu wese Imana ifite uburyo imukeberaho. Ariko Alvera, buriya ubundi abahanurirwa nibo bari bakwiye kujya gushaka abahanuzi, cyangwa abahanuzi bagombye gusenga Imana ikabatuma ku bantu bakajya kubabwira ubutumwa? Abahanuzi nibo bagombye kujya gushaka abo Imana yabatumyeho. Ibi bintu byo guhaguruka abantu bakiruka ngo bagiye gushaka abahanuzi, se ndabivugaho gute ko ndi mu bantu babikora kenshi? Ujya guhanuza nawe? Mu bantu babikora kenshi. Roja ndabikunda nkunda kujya gusenga. Ndabikunda ngiye nkunda gusenga. Ariko kuntu nteye ntabwo ndi wa muntu ushobora kuvuga ngo reka nze ngiye kwa Joel kugira ngo numve icyo Imana ivugana nanjye. Nzi neza ko muri busenge mwashasha agasambi nkaza tugasenga. Imana yavuga biri bumvugaho ikamvugaho. Itavuga nabwo ngatahanyuzwe ko nasenze kandi nkizera ko yumvisha. Rero niba ufata telefone ugahamagara umuntu ngo urumva ngo mfite iki cyifuzo ngo kingoye ngo ihangane ngo rwose ngo ihangane ngo deja wamaze kumutegeka kuguhanura. C'est ça, oui, ni uri gutuma uranavangirwa ni ngo uramuteye. Ugihaguruka kujya kumushaka wamaze kumutegeka kuguhanura. Wamutegetse nyine ngo ndaje kandi byanze bikunze umpanurire, sibyo? Hari n'igihe nyine naburi ibyo akubwira ari buze kukubeshya akakuvangirirwaho. Rero ntabwo ari byiza ko, numva atari byiza ibintu byo kwishyiramo none wagiye ku muhanuzi runaka, ejo urabyutse wagiye no ku wundi, ejo urabyutse wagiye no ku wundi. Ibyo bintu bicike. Bicike, usenga Imana uyinginge, inginga Imana utindane nayo. Urabona igisubizo cy'ikibazo cyose ufite. Igisubizo wigishakira mu muhanuzi runaka cyangwa mu muntu runaka. Imana iravuga, ndabyemera, Imana irakora, Imana iriho. Ariko uyikumva ko uri buze kuyibona kubera ko uhamagaye abahanuzi 5 ku munsi bose baje bagusengeye. Bazakubeshya bakuvangire. Wowe ikindi ntabwo hari n'igihe utabuzi neza ko ari Imana mwavuganye. Niko kakanu navuze ngo ese ubundi koko wahagurukanya amakuru kuvuganye n'Imana, cyangwa nyine wumvishe bavuga burangije urahaguruka ngo Imana ngiravuze ngo uragiye ngo ugiye gutegereza, ukagenda nyine n'inzira zawe ukazitwara gutya na gutya ngo utegereje ngo ko Imana ngire gutabara. Byiza nuko wasenga kwizera ukaba maso ugategereza. Kandi kabanza kugira kwihangana, kuko abantu benshi banatukana ngo ubuhanuzi bwabo ngo ntabwo bwasohoye, bazi ngo Imana ntibivuze none irakora none cyangwa izabikora muri iki cyumweru. Ntabwo ariko bigenda, kuko hari ibintu tubona ubu ngubu, hari ibintu nagiye mpanurirwa nko mu myaka 15 ishize. Njya mbona ubu ngubu bikaba biri gusohora ubu ngubu, bikaba biri gusohora cyacu Imana yavuze iragikoze, umva ndaryohewe. Mu Imana yajyaga ikubwira icyo urakana gatoya yuko uzabwiriza isi yose. None bisohoye ubu ngubu wicaye kuyoboka Mana TV. Haleluya.
ni byiza ko yajya kubimbwira ubyumva ko twajyaga dusengana. nanjye Imana yajyaga imbwira yuko izanyamamaza. Oya, Imana iriho, Imana nkabihakana. Ahubwo ikibazo hari n'abantu bagirana n'Imana ibibazo bagashaka ko isohoza amasezerano uko bashaka. Imana yakubwira ngo uziga hanze, wajya kwiga muri Kongo ukumva ngo hanze ni Burayi. Hari utifu ari inshuti yanjye, hari utifu ari inshuti yanjye yagiye kwiga muri Kongo i Bukavu, none Imana yajyaga imubwira ko ngo aziga hanze, none akomeza avuga ati ariko se koko Mana ko wambwiye ko nziga hanze bizagenda gute? Imana iramubwira ati ntabwo wambuka umupaka iyo ugiye ku ishuri, kandi yavaga i Kamembe agiye nyine hakurya gato y'i Bukavu nyine. Rero urumva hari abantu nabo bakora amakosa yo gushaka gutegeka Imana uko isohoza amasezerano. Yakubwira ngo uziga hanze, ikumva ngo ubwo ngo ni Burayi, muri Amerika. No, wakwambuka i Burundi ukahiga ni hanze, wakwambuka nanjye nize hanze Mana. Ubusa koko isezerano n'ubu ndacyategereje. Uracyategereje kujya hanze handitse. Yes, mwabyumvishe rero na Alvera tuba tuganira ku bintu bitandukanye bijyanye nyine n'ubuhanuzi n'abahanuzi n'abahanurirwa. Haba harimo amasomo menshi. Mu minsi yashize rero twakunyuzeho ahantu tubona uri gufata amashusho y'indirimbo n'abandi bamama barimo ba mama Sharirene n'abandi gutyo. Iriya ndirimbo izasohoka ryari, bimeze gute nyine nabyo uragira icyo bitubwiraho? Irasohoka vuba, ntabwo nzi umunsi, ariko ndizera ko ni vuba aha ngaha. Izaba yitwa indirimbo yitwa Amfashe Ukuboko. Amfashe Ukuboko. Okay. Ubutumwa bwayo bw'umwihariko muri rusange birumvikana ko abantu bazabwumva ari uko imaze gusohoka, ariko wenda mbere gatoya coming soon yayo mu magambo ni ubutumwa muri rusange buyigize bugamije iki? Iriya ndirimbo yitwa Amfashe Ukuboko ntabwo azandekura. Mpamvu nanditse ngo amfashe ukuboko ntabwo azandekura, narimereye inyuma aho naturutse. Yego, mbona uburyo Imana tubanye imbaniye, mbona uburyo imbaniye, uburyo tubanye, ndicara ndavuga nti koko Uwiteka amfashe ukuboko ntabwo azandekura. Yego. Okay. Ubu umaze gukora indirimbo zingahe Alvera? Mu muziki wawe umaze gukora indirimbo zingahe? Ni video ya gatatu igiye kujya hanze. Yego. Ariko mfite n'andi ma audio ndimo nshaka gukorera amashusho. Iyo nisohoka nzahita nkora indi yitwa Barahiriwe. Indi yitwa Asante Yesu. Ni nyinshi ariko mfite ama audio menshi. Hari indi yitwa Uwiteka niwe buhungiro bwanjye. Izo zose zirakoze ama audio, ndi guteganya kuzikorera ama video. Okay. Yes, murumva nyine na Alvera tuba tugenda tuganira, ariko Alvera iyo ubonye wenda iterambere ry'umuziki wa Gikristo hano mu Rwanda, uburyo wenda uko imyaka igenda ishira, aho ukurikije uko winjiye mu muziki ukabona no ngubu aho uyu mwaka ugeze, haba hari abahanzi benshi batandukanye bagenda nyine baza mu muziki, ubona iterambere rya gospel hano mu Rwanda rimeze gute, cyangwa ari iki gishobora kuba kiyidindiza niba iramutse idindira? Mbona itadindiye. Ubona itadindiye? Kubera ko nibyo twavugaga nyine mu gukorera Imana. Iyo Imana iguhamagariye gukora ikintu, yaba indirimbo, uri umupasiteri cyangwa se kubwiriza mu bundi buryo, gikore nk'uko Imana ikiguhamagariye. Kandi ikindi utegereze ibihembo bikomeye ku Mana kurusha uko bitegereza kuri icyo kintu uri gukora. Kubera ko nyine hari umuhamagaro nkanjye navuga ngo hari igihe mba mfite nk'udufaranga nkavuga ngo ngiye gukora video, nta muntu nteye inkunga, ariko nkavuga ngo ubwo nyafite reka nze nyakoreshe video, kuko mba numva bindi ku mutima, numva binsikamira umutima, nkavuga ngo reka nyigomwe niyo mfite gusa, ariko reka nze nyakoremo video basige hanze, izafasha abandi bantu, izafasha hari abandi bantu bazayumva bagafashwa bakayikurikirana ikabaruhura imitima. Nkumva ni byiza, biranyuze. Sinzi rero iterambere ry'umuziki wa gospel muba muvuga ari rimeze gute? Nyine tuba tuvuga hari ukuntu industry cyangwa kariyeri runaka izigasubira inyuma cyangwa igatera imbere. Ubwo iyo mvuze iterambere no kuvuga
uburyo indirimbo imyandikire, ubona indirimbo uko zandikwaga kera n'ubu ngubu, ubona iziba zanditse neza ari izihe, ibintu tuba tuvuze ibintu byinshi, imicurangire muri studio, imiririmbire, byose ni ibintu uteranya bikaza gukora nyine gospel industry nyine birumvikana. Njyewe ntabwo ndumva indirimbo mbi, ntabwo ndumva indirimbo mbi kuva nabaho ihimbaza Imana, nta ndirimbo mbi ndumva, kandi nubaha umuntu wese wahagurutse agakora indirimbo uburyo bwose yaba yayikozemo, kubera biravuna cyane, sibyo? Rero umuntu wese wagize imbaraga akandika indirimbo agahaguruka akayishyira hanze, abantu bakayumva babiri batatu, yose aba ari nziza. Ubu nta ndirimbo mbi ibaho, nta ndirimbo iramya Imana iba mbi, nta ndirimbo iramya Imana iba mbi, ibyo ndacyemera. Ariko hari abahanzi baririmba indirimbo zitari zo kuramya Imana ariko bakavuga ngo ni zo kuguhimbaza Imana cyangwa kuyiramya. Nk'umuntu wenda yahagurutse ngo hariya ni nk'ibikira, utakurusha gusenga aragukanuriye. Urumva ngo umuntu ngo ajya gusenga ngakabona ibikeri bimukanuriye cyane, ngo akanga akavoma ngo amazi akayajyana, ngo nawe humura, utakurusha gusenga aragukanuriye. Iyo ndirimbo ngo niyo kuramya no guhimbaza Imana, ase ni nziza bwiza ukuri. Iyo umaze kujya mu ijambo Imana cyangwa umaze kuvuga kuri Yesu aba ari nziza. Abantu benshi baririmba izi ndirimbo, hariho abantu bazikora nk'atari ivugabutumwa, akatangira guhimba cyangwa kwandika indirimbo no kuririmba bitewe n'ubuzima yabayemo n'agahinda yifitiye ku mutima, yabona agatangiye kugabanuka rero akavuga ngo wenda akandika nk'ibyo ngo barampigaga ariko sinapfuye. Nase nyine icyo bivugira no kwa uruvuze ngo indirimbo zose hari ibintu umuntu aririmba kumva ni ibintu nyine yarakwiye niba ngo uko bishinyitse siko bishikura, ishinya y'Imana ibonwa n'uwashinyirije, ibintu biraho utamenya. Ntabwo mvuga ngo ni indirimbo mbi, ariko abantu bakwiye kujya bamenya wenda gucangura. Ntekereza ko izo zose ndi kuvuga, izo zose ni indirimbo ndi kuvuga, ayo mazina yose ni ay'indirimbo. Ngo njye ko hari indirimbo yitwa ngo uko bishinyitse siko bishikura, ngo kandi uko bishikura ngo siko bihekenya, ngo uko bihekenya ngo siko ngo bimira, ngo uko bimira ibintu ugasanga atendekiranyije utuntu tw'amafuti tudafite meaning ifuru na gatoya, ugasanga ngo ni indirimbo ngo yo kuramya no guhimbaza Imana. Uko byasa kose nubwo utavuga ko ntambibaho, ariko izo ni waziririmba wowe se waziririmba izo? Ntabwo naziririmba, ariko uriya muntu umuhaye nk'iyi mikoro wampaye akabisobanura ashobora kubwira impamvu ze zumvikana, niyo mpamvu nonanga nta mugira icyo muvugaho cyangwa ngo mukubite hasi ku bintu byiwe ari gukora, abafite impamvu. Nge ndeba cyane igitekerezo kiza mu muntu kigatinda kikamutindamo, kimara igihe kinini agitekereza, panga kuzandika indirimbo, panga kuzajya muri studio akabanza akabura n'amafaranga, kayashaka zayisohora abantu babiri bakayumva, bamwe bakamuproduce akanamubwira ati hano waririmbye nabi, hano ntago biryoshye, sibyo? Aha bimeze gutya, kugeza igihe izasohokera jo yayumva kumva ngiri gushikura, ngiri guhekenya. Irandirimbo rero nge numva wayumva ukayihorera, ni nziza kuri we, ni nziza kuri we bari nziza. Hari n'abandi bantu rero biba biri gushikura muri iyo minsi ikababera nziza, sinzi ibyo abantu baririmba. Abantu benshi baririmba ubuzima, abantu benshi bakaririmba amashimwe, abantu benshi bakaririmba inzira banyuzemo, abandi bakaririmba izo bari gucamo bajya mu ijuru. Alvera nk'umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, haba hari abantu ufata nk'icyitegererezo cyangwa ukunda? Ubundi niwe muhanzi ukwinspira, ukunda uvuga ati uyu muhanzi rwose ndamukunda, ndamwemera ku mpamvu izi n'izi? Mu Rwanda, mu Rwanda, reka tubanze mu Rwanda wenda tuze no kugenda no hanze. Mu Rwanda bose ndabakunda, havuyemo umuntu wese wagize imbaraga, wumvishemo impano agakora indirimbo akayishyira ahantu, agashyira ahagaragara, yewe n'uri kuyandika n'uri kuyipanga akazaba umuhanzi wese ndamukunda. Ariko ntabwo uraba yes, n'ubundi n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nyine mu Rwanda urabakunda birumvikana, ariko hari uwo wemera ukurusha abandi, birashoboka kandi bibaho. Nk'umuririmbya hari umuntu uvuga ati uyu nguyu vraiment mwumva kenshi ndamwemera. Ntawe? Nta muntu nemera, ahubwo mbaza indirimbo imfasha. Okay, ntacyo savu, indirimbo igufasha. Mfite indirimbo ebyiri nkunda cyane, njye nkunda kumva, yewe niyo ndi kuri moto mba nambaye ekuteri, izo ndirimbo nkazumva.
numva indirimbo kenshi gashoboka indirimbo gipenzi yabigize kipenzi numva indirimbo yambonye yitwa nzaririmba ingerayo nzaririmba oya nako nzababwira da nawe ngo nzaririmba Imana imbabarire iravuga ngo shimye kimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba indirimbo iramfasha cyane mbega ari kwakundi ngo uko zasunyibutsa gutora ibuye indirimbo yarindukisha yanyegereje imiruho yakwegereje umusaraba yanyegereje umusaraba njye nindana n'Imana ngo kandi ngo haravuga ngo ngaho ririmba kuko wakunzwe n'umugabo ubwo nyine mbonye na bigizi gentil indirimbo zabo urazemera nabari kurabemera birumvikana ntabwo nemera buri muhanzi wese ndakubwiye indirimbo hari n'izindi ndirimbo nyinshi nkunda zimfasha ariko izo ni indirimbo ntajya mbura ntabura abantu inshuti zanjye zirabizi dutindana nk'indirimbo gipenzi yabigizi sinzi kuva umunsi wa mbere nayumvisha n'ubu ihora imbera nshya ihora ikubera nshya wawe ni byiza cyane noneho hanze rero sasa rero nta muhanzi wenda cyangwa umukozi w'Imana uvuga uti uyu mukozi w'Imana wazampuza nawe nazamugurira akantu ntawe umuhanzi ngewe numva mfana cyane noneho nyine kumwumva ngo urafana mbega umuhanzi imbere y'umufana maze imyaka myinshi cyane mufana umuhanzi nkunda nkumva ndamufana rwose yitwa Frere Patrice Frere Ngomani Frere Patrice Ngomani wakamuga yego ndamubona we muntu ndamufana mana we abantu benshi barabizi abantu twakuranye barabizi nabo twatindanye cyane barabizi niwe muhanzi mfana niwe muhanzi ufana okay ni nawe wumva mwahura nawe mu bakozi b'Imana hari ukuntu umuntu abareba nk'abakozi b'Imana abapasta baki kavuga atari kuriya muntu buriya kuko birashoboka ko umuntu yamitinga nawe bakaganira imbona nkubone nta muntu ugira ufata gutyo wenda amarangamutima yawe atekereza gutyo yewe umuntu njya numva nkavuga ni uyu muntu duhuye tugasengana nafashwa nkumva nakumva wenda mfashijwe nkumva mbega birandyoheye cyane arahari ni umumama umwe w'i Burundi Denise NKURUNZIZA uriya mupasiteri ndamukunda cyane ari ukuntu njyewe iyo yigisha akunda kwigisha nkumva nk'ibintu bimfashe nyine kwa kundi twavuze ngo iyo Imana ivuze urabimenya kenshi yahagaze avuga nk'ijambo ry'Imana ari kubwiriza ari ufite mikoro gutya ari ku gatuza mba mbona ari umukozi w'Imana mbega mba mbona ari nk'umwuka w'Imana nzi abakozi b'Imana benshi cyane batandukanye nkurikirana benshi baranahari bari nk'uko Imana benshi ariko uriya mumama nyine niwe muntu ndya mvuga nti umuntu duhuye tukicarana ku kirago gutya mugasengana kukarago pana guhura ngo tuganire tujyane ibindi biganiro bindi bisanzwe by'ubuzima tukicarana tugasenga tugahamagara Imana mba numva duhuye ari nkawe twahora tugahamagarana Imana reka wamuhanurira ngo iki oya wowe ahubwo yampanuriye nawe yaguhanurira yansengera mbega mba numva yansengera habohoka cyane haleluya yes ni byiza cyane ubwo ni icyifuzo cye nyine atahuye na Denise NKURUNZIZA hariya ni pastor ngira ngo yoboye ni Eglise ni Rocher I think so birashoboka kuko kuva gihari nawe uhari ni time kumitinga birashoboka kandi biranashoboka iki kiganiro yacyumva ntabwo ndi kubisaba ngo tuzahure nyine warumva nyine Imana numva we kwahora nkumva ndishimye ariko ashobora kumva iki kiganiro akavuga uwo muntu muzamu tuzabigiramo uruhare kugira mu muhure nabyo birashoboka kandi ntabwo umuntu yahakana yuko ashobora kuba kuva ari umurokore ari umupasta ashobora kuba akurikira iyobokamana TV kimwe nuko dukurikirwa n'abantu batandukanye tutazi uwo hazari rero ashobora gukurikira iki kiganiro mukazasengana nakwishima cyane ni byiza cyane rero yes Alvera noneho rero abaye marene Madame Alvera abaye marene umukobwa yabereye marene asigaje umunsi umwe nyine ngo ashyingirwe no kuvuga yuko hari impamba agomba gutekererwa na marene wiwe mu bintu wumva utakubura kubwira umukobwa ugiye gushaka urugo wabereye marene ni ibiki mu mpamba utabura kumutekerera namuganiriza nkamubaza niba ibintu agiyemo mbere ya byose abyumva neza ikindi nkamubaza ko akunda umugabo we kamukunda nk'uko yikunda ubwe ntabwo namuganiriza ari bucya agenda watangira kugira ngo nzamubere marene natangira ubwo muganiriza kubera meruka kuyoboka Imana ndi kuvuga ku biganiro bya divorce ko ari ugutsindwa k'umutima karukoneshwa k'umutima uriya mukobwa rero twamara igihe kinini tuganira kandi nanjye nanamwitegereza ndeba koko ko ibintu agiye kujyamo ari ibintu
bimurimo nta umuntu bimwoherejemo nta tari ubuzima bimusunikiye nta kindi kintu ariko mbere byose nabanza nkana akunda umugabo we nkuko yikunda kuko umuntu wese ushaka umuntu atamukunda nkuko yikunda ubwe byanze bikunze aramubangamira aramubabaza kuko buryo umuntu ukunda ntago wamubabaza yego namuganiriza nkamubaza ko yasenze Imana kanarushaho no kubisengera akagenda aziyagiye n'ibyo agiyemo ejo ibyambayeho bitazamubaho iyo ni inama ya mbere niyo mpamba ya mbere kabiri namupfunyikira niyo kadembe ahubwo ya mbere niyo kado wa ya mbere baza gutindana nawe tukaganira nkamubaza uramukunda koko wumva umukunda nkuko wikunda ubwawe ikosa ryose azakora uzamubabarira nakukorera ikintu wumva kirenze ubwenge bwawe uzabasha kwihangana niyo nanza kumubaza kugira ngo atazakora divorce iyo ni impambi imwe nizo wamubwira ibyo gusa oya ibintu byo kumubwira ubaye marene reka hari umukobwa uzakigirwa ejo uri kureba iki kiganiro kandi wenda bifite amahirwe kuko agufite marene we hari ibyo atamubwiye mu byo mu mpamba wamuha kumubwira byinshi nibyo byamufasha ampamagare mfite byinshi ntamubwirira hano kuri kamera kuko hari n'abana baza kureba iki kiganiro wenda batari bagera muri ibyo cyangwa hari n'abandi bari buze kukireba gushari inama nkenewe yampamagara rwose nkazimugira anamubwira ntaho ugiye niho ugiye gutegurira ubuzima bwawe bwa nyuma ahantu ugiye niho isanduku yawe izasohoka uhitwararike kandi ntabwo uzi igihe izasohokera kuko ntabwo uzi igihe uzapfira ariko uhitwararike uhere imbuto kugira ngo bizagende neza werere imbuto abo usanze ububahe imwe bajya bavuga ngo nyine ngo wubahe so bukwe na nyoko bukwe n'abandi usanze n'abaturanyi mbego ushakishe ubuhamya imirimo yanyu izahesha ya mbere agaciro muganiriza cyane ni byiza cyane Alvera umuntu aguhuje n'Imana umuremyi wa byose akakubwira ngo urashaka kuyisaba ibintu bibiri bikomeye kuyibaza reka tubanze kuyibaza turaza no gusaba wayibaza ibiki nibihe bibazo wumva ni Imana duhuye nayo nayibaza ibi bintu wayibaza iki ikibazo nayibaza ntabwo Imana yamburira igisubizo ntabwo yakibura nyine niyo mahirwe ikibazo nayibaza impamvu ntegeze mbona mama wanjye wambyaye basi ngera nkayibaza impamvu ntegeze ngira musaza wanjye tuva indimwe ibyo nayibaza nayibaza impamvu ntegeze ngira musaza wanjye nkanayibaza impamvu ntegeze mbona ntarezwe na mama wanjye cyangwa nigeze mbona mama wanjye wambyaye yes we Imana turakubajije nubwo bizakuru tutari ibyo bibazo cyonyine nayibaza kuyisaba wayisaba iki icyo nayisaba icyifuzo nayiha nyine uvuze ati saba ibintu bibiri ushaka Imana kandi irabiguha wayisaba iki nayibwira nyine mu minsi isigaje ikampa ubwenge bwo kumenya uko ngenda ikintu cyiza cyane ikampa ubwenge bwo kumenya uko ngenda ikindi igahereza abantu nkunda abana banjye n'abandi bantu bandi bankikije inshuti zanjye muri rusange nabikabaha kumenya uko bagenda tukazabana mu ijuru tukazagira iherezo ryiza mbega kugira ngo ntihazagire umuntu nzaburayo singira umuntu n'umwe nzaburayo nkavuga Mana aho ubona bitagenda neza muri aba bantu mbasha kubona bo hafi abankunda niba ari n'abanyanga ntabwo mbizi niba hari abanyanga nkavuga ngo Mana abantu banjye tujya dukunda gutindana bose wabasabira ubugingo nakuriye mu bantu tutagira icyo dupfana wenda tavuga ntabwo ngo nabafamiye kandi ukagenda bangirira neza nkavuga Imana aba bantu nabo bahe kumenya uko bagenda noneho nibarangiza
nzababone wabasabira ubugingo. Mwabyumvisha Alvera ahuye n'Imana ngo yabibaza ibintu bikomeye yarangiza akanayisaba ibindi bintu bikomeye. Nanjye nihagira umuntu uzambaza mpuye n'Imana ibyo nayibaza n'ibyo nayisaba birakaze njyewe uzantumire. Yes, reka Alvera, reka tugushimire cyane, tugane ku musozo w'ikiganiro, ariko turimo tugana ku musozo. Ntabwo nabura kubwira abantu yuko iki kiganiro kirimo ibintu byinshi byiza cyane. Alvera abaye marene, yavuze ku bahanuzi, Alvera yavuze ahuye n'Imana, yavuze ibintu byinshi bitandukanye. Ikiganiro nujye kurikira neza byanze bikunze uri buze kuza kumvamo ibintu bikomeye cyane. Alvera, wenda mbere yuko gato tugana ku musozo, wenda hari ikindi kintu ntabura kukubaza. Utekereza iki ku bantu ubona wenda nko dukora ibiganiro ukabona umuntu agiye yarahurutiye message y'ibitutsi, yaratukanye kandi ari gutuka umuntu atazi, ari iyo bibonye kuriya wenda ubitekerezaho iki? Wenda ntabwo mbikubajije wenda nk'umuntu batutse, ahubwo ndabibaza muri rusange nkubaza nyine umuntu turi kuganira. iyi si iriho abantu bavangavanze nyine, abakijijwe n'abatarakizwa ariko bazakizwa. Kuko icyo cyizere kiba kiriho ko abantu bose bazakizwa. Ntabwo bishoboka ko abantu bose bazakizwa, ko abantu benshi bazakizwa, ahubwo benshi kuko hari utukana kubera ko adakijijwe ariko akaba azakizwa. Njye numva kugira ngo uvuge wenda ujye hariya wandike message utuka umuntu ntumuzi, urugero wenda nti muri no mu gihugu kimwe, ntari bubirebe, ntabyita, nunamutuka nta kintu uri mu bwondero ajya gutuka umuntu watutswe ibintu byinshi birenze. Urajya gutuka umuntu batutse kera ari umwana, umuntu washiriwe batutse bakamukubita bakamutuka, watimbye utagikangwa n'ibitutsi. Ibyo ngibyo ugiye kumutuka, cyangwa umuntu ufite intego yiwe ugiye kumutuka, ntumuzi, ntari bunakumenye ko ari nawe wamututse. Numva ibyo bintu rwose atari umuco mwiza, ntabwo ari byiza rwose. Wafata niyo nimero yiwe ukamwandikira muri rusange ukamubwira ati ubundi kuki wavuze ibi, wowe ukamwandikira ku giti cye, kuki wavuze ibi ngibi, kuki byagenze gutya na gutya, akagusobanurira, aho kugira ngo umucire urubanza cyangwa ujye kumutuka ngo nuko ubonye ari ibintu ari gusobanura. Mubaze mudahuri kuba mbese kuba ufite imyumvire itandukanye n'iy'uwo muntu, ntabwo bivuze yuko yakoze amakosa. Yego, mubaza gusobanurira, cyangwa uzagenda ushaka iyobokamana cyangwa ushaka ejo muganire nawe utange ikiganiro uvuge ngo ibi bintu bihengamiye aha ngaha numva byahengukira hano. Yego, aho kugira ngo ujye gutukana. Ni inama nziza. Hari pastor, ni Pastor Mutesi, ni Mama Sharirene, ninde twaganiriye mubajije ibyo bintu, ambwira ko ngo iyo abantu bari gutukana kuriya baba bari kubaha ibyifuzo kugira ngo babasengere, nyine ngo bari kuvuga ati dore uko ni Mutesi ngo dore uko tumeze urumva nta kindi tubahishe ni mudusengere. Iyo hangare yose cyane ubundi kucyo cyifuzo cyo kugitanga mu nyine nyoye kandi ariko ameze wimurenganye akora iki se nyine kandi ariko ameze utukana, kubera ko uwo muntu watukanye nyine nawe hari igihe atukana none wenda ejo akazaba yanihannye ntitubimenye, nicyo kibazo. Ejo gutuka none ariko ejo akazihana ntubimenye. Ubundi ntugacire umuntu urubanza kubera uko umuzi ino hirya yatambutse, ahubwo reba imbere ahageze, sibyo? Reba imbere ye ari kujya n'ahageze, mufashe imbere aho ari kujya n'ahageze, ariko wimurebera iriya hirya iyo yaturutse. Mwabyumvishe rero. Alvera, turimo tugenda dusatira kuza kugana ku musozo, ariko mbere yuko tugana ku musozo wenda umuntu agenda abaza abantu batandukanye bitewe nuko abona nyine abantu bagendana baziranye bakorana umurimo w'Imana mu buryo butandukanye, cyangwa baba bari kumwe aho ngaho hafi. Wenda uwakubaza wenda wakiriye gute, niki wabivugaho nkawe ubwawe? Umuntu abikubajije gutunguye birumvikana, ntabwo ruzi ko icyo kibazo ndibuze kukikubaza, ariko bibaye ngombwa yuko nkikubaza. Wakiriye gute kubona Mama Sharirene yafunguye shene yivuga butumwa? Umuntu abikubajije wamusubiza ngo iki? Mama Sharirene ni umugore nkunda cyane, w'intwari, umunyembaraga, n'umunyabwenge. None ikindi nzi kuri Mama Sharirene, igihe tumaze tuziranye arakijijwe, namuha kuraje. Komeza kurera Imana, niba banafungurana cyane 2 cyangwa 5 n'icuma azazifungure ajye kurera Imana, cyangwa ibiganiro afasha abantu, turamukunda turamushyigikiye, mbega Imana imukomereza amaboko.
Yes, ati Imana rero nimukomereze amaboko, ni n'umwanya mwiza nyine ubwo ngubwo uko natangiye mvuga amasheni atandukanye za Evangelize Le Monde TV, Nigira Neza TV n'izindi. Ubwo rero na Mama Sharirene ni umuvuga butumwa umaze kumenyekana, twakoranye cyane cyangwa dukora nivuga butumwa cyane kuyoboka Imana TV, niyo mpamvu mba mubajije gutya, ariko akaba yaramaze gutangiza shene yivuga butumwa yiwe yitwa Mama Sharirene Official. Ubu hariho inyigisho zitandukanye, nabonye yarahereye mu bintu byo kwigisha ibintu ngo by'uburyo abantu bakwiye kuba niba ngari abageshi b'Imana, abasirikare nyine gutyo ukuntu aba yabyambariye ukuntu agenda babwira ukuntu bikwiye kugenda. Ngira ngo bamaze kugeraho episode ya mbere n'iya kabiri, ngira ngo uyu munsi numvaga bavuga ko ari iri busohoke, n'izindi nyigisho zitandukanye. Guyisubscribinga, gusharinga izo video no kuyimenyesha abandi bantu ni inkunga ikomeye ubugenda umuhereza uwo mukozi w'Imana nyine nk'uko n'ubundi musanzwe mubikora no ku bandi. Alvera, reka tugane ku musozo, ariko tutaragana ku musozo urabanza utange nimero ya telefone kugira ngo uwashaka kukuvugisha mu buryo butandukanye abe yakuvugisha. 0788 75 05 subiramo 0788 75 05 Okay, reka tugushimire cyane rero kuba wateye intambwe maze ukitaba ubutumire bwacu ukaza ukatuganiriza ibintu bigiye bitandukanye. Imana iguhereza umugisha cyane, kandi nutagwisariye ndakubwiza ukuri yuko utazabura gusarura. namwe mwakoze kuntumira.